saza neza wiha abantu iby'amoko n'amatiku abakwanze bagira ibanga ryawe wibaraga abana bawe cyane irimo nziza cyane nawe saza neza mbese gupfa neza saza neza irimo nziza cyane. Kuri uyu wa mbere tariki ya 6 z'ukwezi kwa 7 umwaka wa 2025 abantu ni benshi cyane baturutse imihanda yose. Iryo jwi mwumvise benshi mwarimenye. Abasaza abakecuru abakobwa ni Pastor Karangwa Apollinaire, umwe mu bashyushya rugamba cyangwa se aba MC bayoboye iki gitaramo cy'uyu munsi. Ni umupasitori wigeze kuyobora intara y'ivugabutumwa ya Kirombozi. Nuko yinjiye mu gitaramo. Duhagurutse igitwe ndi kumwe na New Times Family Choir. Turi munsi y'imisozi ya Nyarurama na Nyagashubi. Hepfo ni Burasirazuba ndahabona Nyagisozi na Nyarusange. Ese ababyaye baraziki saza neza. Iburengerazuba hari umusozi wa Cyabakamyi. Abakwanze bagira ibanga ryawe wibaraga abana bawe. Aha rero ni ku itorero ry'Abadivantisiti b'umunsi wa 7 rya Rwamiko, intara y'ivugabutumwa ya Kirombozi. Ahabarizwa korali Ijwi ry'Amahoro ari nayo yateranije imbaga y'abantu ingana itya. Umuzingo w'indirimbo z'amajwi audio volume ya mbere niyo yashyizwe ahagaragara. Iyi korali yanditse amateka kuko niyo korali ya mbere ikoze iki gikorwa muri iyi ntara y'ivugabutumwa ya Kirombozi. Abahanzi ku giti cyabo barangajwe imbere na Madamu Nizeyimana Berine, umufasha wa Pastor Nizeyimana Jean Pierre, umuyobozi w'intara y'ivugabutumwa ya Kirombozi. Ntabwo bisanzwe. Amakorali asaga 40 niyo yitabiriye ibi birori kandi yose yaririmbye. Ariko sinyabagezaho yose, ahubwo ndabagezaho indirimbo 3 gusa, harimo n'aba bana bo ku itorero rya Rwamiko. Ngenda kugezaho incamake y'ibyabereye aha hantu. Ariko nushaka gukurikira igitaramo cyose ndetse n'ibindi bihangano by'iyi korali, urajya kuri YouTube wandikemo Ijwi ry'Amahoro Rwamiko, urahita ubona ibyo bashyizeho byose. Hanyuma mbere kuko korali yinjiye mu gikorwa cya Roche. Ku musozo ndabumvisha indirimbo twatangijeho agace kayo gatoya, ndayibumvisha yose kandi ndayibatuye ngira nti saza neza. Abanyarwanda bo baravuze bati umenya gusaza utanduranije cyane, ariko Bibiliya yo idusaba kutanduranya na gatoya, kwanduranya si byiza. Saza neza. Ikaze kuri Ebeneza Niyo TV.
reka nsabe niko nagiye kuri poromosiyo reka nsabe umusaza wese ufite imyaka hejuru
Yaragize rwose, Imana ati ntabwo mureba ko yanyujije
yagukijije ibibembe. Hariyo Imana mu Isiraheli, hariyo Imana, harimo Imana mu Isiraheli, harimo Imana. Dufite Imana ifite ubushobozi bwo gukiza indwara. Nawe uyu munsi niba ubishaka yisanga iyo Mana. Isenga bikwiye urahera ko ugira ibibembe. Harimo Imana mu Isiraheli, harimo Imana. Dufite Imana ifite ubushobozi bwo gukiza indwara. Nawe uyu munsi niba ubishaka yisanga iyo Mana. Isenga bikwiye urahera ko ugira ibibembe. Harimo Imana mu Isiraheli, harimo Imana. Dufite Imana ifite ubushobozi bwo gukiza indwara. Yagukiza ibyo birozi bamwe. Nawe uyu munsi niba ubishaka yisanga iyo Mana. Isenga bikwiye urahera ko ugira ibibembe. Haleluya, haleluya, haleluya. Volume curanga mu gisirimu. Abafite gatoroshi mufotore promotion. Yego sha. Abafite za karashani. Promotion. Uwo ndafite telefone urajya hehe? Nati wibi abandi. Sawa. Abafite telefone zashize mu muriro mufotore. Urari ko batubesha kandi nta muntu uzifite. Abafite telefone zuzuye mufotore. Sawa, promotion nanjye. Reka ko umusitari ntabwo byoroshye. Gabanya volume curanga mu gisirimu. Abafite gatoroshi mufotore promotion. Yego sha. Abafite za karashani. Mugende kuri asukura mihagarara imbere. Aha. Nijwi y'amahoro, nijwi y'amahoro, nijwi y'urugo. Shaka indirimbo tujye ku murimo. Mbere y'ibintu byose indirimbo tujye ku murimo. Ariko ndabumva pe. Mwitonde indirimbo mwitega amatwi. Kayigamba kandi turamwakira mu gitaramo cyacu. Abasaza abakecuru abakobwa. Abakobwa iyi si ntizakubeshye. Musaza biriruka cyane. Ese mushaje gute? Nanjye ndashaje. Musaza. Ese musaziye mu Mana? Ni ikibazo. Ushaje ute? Ese abo wabyaye baraziki? Saza neza. Wiha abantu iby'amoko n'amatiku. Abakwanze bagira ibanga ryawe. Wibaraga abana bawe cyane. Ndimo nziza cyane. Nawe saza neza. Mbese gupfa neza. Saza neza. Ndimo nziza cyane.
saza neza saza neza saza neza Samuel indirimbo ikora neza muri ndirimbo za vuba ijye kuri YouTube kandi abasaza ku mafoto uzabashyiremo Eriyeli ntazaguremo saza neza saza neza jambo ry'Imana ijambo ry'Imana rikuyobore batemera kera bazakwifuza nibyo kabisa kuvukira mu rugo rukennye utoragura udukwi cyane ntabwo ari ikosa ryawe ariko mwana nawe kora bamwe basaziye mu tubari abasaziye muri za muriture mama we basaziye mu bapfumu ubundi za nibarimo mu guterekera shaka ese wowe usaziye arabasaziye mu nguru zambaye na jya hariho n'ababyeyi babi bari kuvuma bababyaye babavuma shaka urakakubitwarimo umwana wamukubitisha vuba akurusha icyaha urebe ko utamukubise saza neza abo wabyaye bagukunde abuzukuru abakazana bagukunde bakugane ijambo ryiza cyane mwa basore mwe iminsi ntizabashuke gusaza biribika noneho nushaka kumenya ko ushaje uzareba abana bavutse inyuma yawe uzasanga barangije na yindi ubuti ndashaje tu bagukunde abuzukuru abakazana bagukunde bakugane nibyo kabisa Eliya muri urutonde rw'amakorali uko yagiye aturuka kure abaturutse kure genda unyarikire ngo aba baturutse cyangwa ni kure aba baturutse kwa mwata aba baturutse mu cubira aba baturutse uko bagiye baturuka kure makorali bayobozi banyu mwegereje amafaranga turakeneye mugabanye ibiraha turashaka amafaranga ubashimana bayubahisha abasohoreje isezerano ryo kuba sekuru w'amahanga hahirwa usaziye mu mana akayira k'ubugingo bwe gusazira mu mana ukaraga abana bawe igihugu cyiza u Rwanda ruzaba rwiza dufite abasaza basaza baraga abana ibyiza saza neza mukaraga abana gukora abo wabyaye mukaraga abana gukunda igihugu abuzukuru mukaraga abana amoko ntacyo amaze amazuru meza nakurura kuko ugahumeka niyo muraga saza neza jambo ry'Imana abazungu baratwishe mujye muraga abana ubumwe saza neza muzehe Vedaste abo wabyaye umusazire mu mana ndabona abasaza nka Vedaste abuzukuru ndabona abasaza hamwe rwose bakazana bagukunde bakugane saza neza jambo ry'Imana iyi ndirimbo igomba kujya kuri YouTube nibatemera kera bazakwifuza nibatemera kera bazakwifuza nibatemera kera bazakwifuza saza neza jambo ry'Imana reka nsabe niko arangiye kuya poromosiyo reka nsabe umusaza wese ufite imyaka
hejuru. Bakunzi ba Ebeneza Niyo TV, uyu munsi turi mu itorero ry'Abadivantisiti b'umunsi wa karindwi rya Rwamiko, intara y'ivugabutumwa n'Ikirombozi. Turi kumwe n'umuyobozi wa korali yakoze ibi byiza muri kurebera hano. Turagira ngo abibwire kandi anababwire n'izina rya korali yakoze ibi bitangaza bimeze uku nguku. Nitwa Ntakirutimana Alexandre. Rero ikorali yakoze iki gitaramo cy'isabukuru yo gushyira indirimbo za video ahagaragara, ni korali Ijwi ry'Amahoro. Ese ko twumvisha amakuru ko ariyo korali ya mbere muri iyi ntara ibashije kugera kuri iki gikorwa, nk'abantu b'imfura mu byakiriye mute? Turanezerewe cyane kubona mu ntara ya Kirombozi habonetsemo korali ibasha gushyira indirimbo ahagaragara ari ibaye ya mbere. Ni ihe nama mwagira andi makorali? Inama nagira amakorali nabo ni ugutera imbere, kuko umurimo w'Imana ntago ari uwo kwicarana hamwe. Umurimo w'Imana ugomba kugera ahantu umuntu atabasha kwigerera biturutse ku majwi ya korali ibasha gushyira hirya no hino. Reka tubashimiye ku kiganiro cyiza n'umwanya mwiza mubashije kuduha. Uwiteka abahe umugisha. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha nawe. Murakoze.